Ntimugakabye uwambaye ipantaro wese yaba umugabo w'umuntu si uko njye mbibona. Arabura TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza umusemburo w'agakiza. Arabura TV Semo Yesu murutisha iy'isi yose, andutira amafaranga cyangwa izahabu. Jye nkunda uwabambwe murutisha n'amatungo, andutira n'amasambu n'amazu meza. Uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini rite, ndimbata y'icyaha cyose sinabikunda, ahubwo niragije Yesu umukiza wanjye, sinyita ku biri mu isi. Yesu aranyuze, njye mpisemo Yesu umucunguzi wanjye unkunda, andutira no gushimwa n'ab'isi bose. Umva icyo nifuza, sinshaka kumenyekana, njye nyoboka umwami Yesu iminsi yose. Uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini rite, ndimbata y'icyaha cyose sinabikunda, ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye, sinyita ku biri mu isi. Yesu aranyuze, andyohera cyane, nta buki buryoha nkawe, ni mwiza n'uw'igikundiro cyinshi cyane, ahumura neza kurusha uburabyo byose, nta buriki se mufite kwandangirije. Uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini rite, ndimbata y'icyaha cyose sinabikunda, ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye, sinyita ku biri mu isi. Yesu aranyuze, uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga
ishyanga rinini rite ndimbata y'icyaha cyose sinabikunda ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye sinyita ku biri mu isi Yesu aranyuze niragije umwami Yesu Yesu aranyuze sinyita ku biri mu isi Yesu aranyuze wanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini rite ndimbata y'icyaha cyose sinabikunda ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye sinkita ku biri mu isi Yesu aranyuze wabure n'ubumuntu ibyo ni ibintu byuzuzanya uwo ni umukobwa akwiriye rero kutareba ku by'isi cyane ahubwo akareba ku rukundo none se ubwo umukobwa yareba nyine dukomoje kuri cya kindi kivuga ngo umukobwa areba umuhungu uwo ari we wese nubwo yaba adakora amushake hari umuntu umwe ntangaje aravuga ati ntimugakabye uwambaye ipantaro wese yaba umugabo w'umuntu si uko njye mbibona si uko mbibona icya mbere dushishikariza abahungu bacu gukora kuko ibyanditswe by'abantu ngo udakora ntakarye rero ntabwo umukobwa akwiye gushaka umuntu wambaye ipantaro wese ntabwo taboro buriya ukuntu turemye ni ukuntu kw'igitangaza Dawidi yaravuze ati ndagushima Mana wandemye mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba muri ubwo buryo bw'igitangaza rero harimo kuba wumva mu maraso yawe harimo indeshyo y'umuntu uzashaka yego harimo poye uru ruhu rwacu ese azaba yirabura azaba afite ari imibiri yombi ese azaba ari inzobe cyane rwose icyo cyo umuntu wese agira icyo bita sympathy uko imboni ye ikurura ntabwo ari kimwe ubu nukuye iyanjye ntabwo ikurura kimwe n'iyawe ushobora kureba umuntu ukabona ni mwiza cyane by'igitangaza njye namara nkabona nta kinsamaje kuri we yego urumva urukundo rushingira ku bintu bitandukanye ni ukuvuga umukobwa akunda umuhungu ukora nkunda kubwira urubyiruko nyine nk'uko wabivuze ukora n'ufite akazi tandukanya ukora n'ufite akazi hari ufite akazi hari n'uhirimbana nyine ashaka gukora ngo abeho yego urumva kuba ufite akazi ushobora kuba warize amashuri kanaka ukaba ufite akazi hariya akinjiza buri kwezi hari n'undi uzinduka akajya gushakisha ibiraka aho biri uhereye kera n'uyu munsi uko ngana uko umaze kuba umugore ukuze gutya urubyiruko ndarwihanangiriza cyane nta kazi kabi kabaho akazi kabi kabona akaduhesha imibereho urumva hari abinenaguzwa ngo akazi akanaka ngo ngo sinagakora kari buguhemba amafaranga gakore akariko kose gapfa kuba kaguhemba amafaranga kandi narababwiraga nti utangira ku kazi kagayitse hanyuma ukagenda ukabona akazi keza kakunda kuvuga ijambo riteye ritya ngo umukobwa ntazabenga umukene ahubwo azabenga umunebwe
munebwe ushaka gushaka umusore uhirimbana gushaka imibereho akajya akazinduka agashaka uko mubaho Imana ikagenda ibungura ubumenyi ibungura ubwenge mukazatunga rwose uko mubyifuza ariko umunebwe uzajya hariya akipfumbata mbega ibitangaza kwitanga Bibiliya ivuga ni iki kwitanga nk'uko Kristo yitangiye itorero ni ukuba victime ku kintu icyo ari cyo cyose kugira ngo urugo rubeho amen urumva kugira ngo urugo rubeho byo mvuze sinzi na mwarimu abyumvise Kristo yitangiye itorero kugira ngo ducungurwe tubone ubugingo buhoraho amen yemera kuba nabi urumva n'umugabo rero utazashobora guhirimbana kugira ngo umuryango ubeho ahubwo akabyuka yiryamiye agategereza ko umugore ari we uzajya kuziga iryo ni ikosa rikomeye uwo muntu namenyekana hakiri kare ukamenya simusiga ko umuntu wakubwiye iby'urukundo no kubana ari umunebwe jewe mfasha urubyiruko rwose kubabwira ngo mu mubenge abanza ashake yige uko gukora niba iyo ari kamere y'ubunebwe oya yego iyo niyo nama mbese wabagira kuko ndayibagiriye nibagira umugisha wo kubimenya hari n'igihe batazabimenya bakabimenya bageze mu ngo ubwo birumvikana ko bazihangana kuko dore rero ubwo uhise ugaruka nta muntu ugomba gushaka ubundi umuntu atazi yego mu bintu nanone birimo gutuma imiryango igira ibibazo bikomeye umuntu aragira atya ngo urukundo rwaje ngo sinzi ko ukwezi kumwe ntuzi umuntu ntuzahava ntuzi niba yaravuye iwabo asizeyo undi mugore hano mu mujyi cyangwa undi mugabo twaraga kesizi nyinshi turimo tubona abantu basize abagore mu cyaro bakaza bagera inaha bakongera bagashakana n'abandi turabibona rwose cyane rero bireze kirazira nimumenyane uvuka hehe umuryango wawe sumeze ute nimufata igihe cyo kugira gute cyo kumenyana icyo gihe murimo mumenyana hari ingeso zitihishira byanze bikunze hari ingeso rero zikaze ushobora kumenya wazimenya ugahagarika urukundo kubera yuko zishobora kuzateza ikibazo yego wenda ntago ndi buzigemo ariko kameme hari nk'ubwo nyine umenya umuntu uko ari umunebwe afite imyaka 25-30 sinzi ko aziga gukora ashaje azaba ariyo kamere ye cyane rero rwose abatwumva urubyiruko babanze bajye bafata umwanya wo kumenyana no kwibwirana bizira uburyarya hari umukobwa hano umuhungu yagize atya amubeshye menya narigeze kwivuga kuri cano amubeshye akajya amwereka inzu itariye akamwakira mu nzu itariye umunsi wa mariage agiye kubona mukatanye ahantu k'agashamburete katagira n'ikindi cyumba yarahageze abwira amana ati ntunkuremo ikanzu yanjye simparara ati dutahe marene ati oya wasezeranye kubana ubudatana mukobwa ati hoya mare niba tudatashye icara aha uzambere wamenya ko ntigeze mba umugore w'uyu mugabo kame mu byo tubuza abantu bakuru barabyumva ubwo rero mu by'ukuri mwarimu hari ingeso nk'ubwo jewe sinzi ko twamara igihe kingana n'amezi kanaka n'umwaka se tumenyana ngo unjyane mu rugo rw'undi muntu ne gutahura ko aho hantu atari iwawe ariko uyu munsi kubera ukuntu bihuta ukwezi kumwe abiri ibintu nk'ibyo nibyo bagira gutya kona birabagwiririye kandi bakaba nta kundi kuntu bari bubijere umuntu akaba ati bisi nabyihanganira ariko wabimenye mbere aho kugira ngo bigutere ikibazo urareka cyane yewe iyo ni kesi nayo itari yoroheye uwo mukobwa kandi bireze koko ugasanga umuntu arabeshye ikibazo rero impamvu mwarimu basigaye banabeshya gutyo
nuko nyine ba bakobwa nabo bakunda ibintu, baba ari abamaterialiste. Usanga benshi babenga abahungu ngo nuko nta bintu bagira, kandi yenda umuhungu yarakoze ntako atagize, atari n'umunebwe, ahubwo atarabigeraho. Abakobwa rero nabo basigaye bafite irari ryo gukunda iby'isi cyane, ugasanga urukundo si rwo bashyize imbere, bakunze ibintu. Ariko ingaruka zivamo nyine murazumva, ni kwa kundi nyine abahungu bazabirariraho bikarangira wisanze nyine muri kesi igoye nk'iyo, mu gihe wakagombye kuba uwo ukwiriye kuba we. Rero tugana ku musozo, twavugana none n'abakobwa, kuko urumva abo ni abahungu, ariko n'abakobwa nabo nuko hari igihe nabo bahisha abahungu, ugasanga ntagaragaje amarangamutima. Noneho gira inama muri rusange, ubwo tugeze ku mugabo. Umuntu arashatse ageze mu rugo, nk'abera, ingeso z'abera bakwiriye kubana gute? Kuko turi gufasha abakristo, ariko wenda n'abatarakizwa nabo bakumviraho kugira ngo bubake ingo nziza. Tugana ku musozo, nk'uko twabikomojeho ngo bagabo mukundi. Nge ndumva icyo kibazo umbajije nagisubiza muri ubu buryo. Jewe nkundana n'umutwaro wanjye turi kumwe, naramubwiye nti uko uzambona ubu, uko mvuga, uko mfungura, uko ngenda, niko n'ubundi uzambona iwawe. Ndambwira nti nta yindi ngeso niyiziho, mubwira ibyo nkunda, yego, mubwira ibyambangamira, nawe agerageza kumbwira ibyo akunda, agerageza kumbwira ibyamubangamira. Dushakana tuzi ibyo nzirinda ngo abangamirwe, nawe ibyo azirinda ngo mbangamirwe. Ariko kirazira kwereka sheri wawe, waba umuhungu cyangwa umukobwa, uruhande rwiza gusa. Kandi urebe kamere y'umuntu ibishaka ngo kugaragaza heza. Niba turi muri fiançaye, ndakugaragariza uruhande rwiza gusa. Oya, ntago ari byo. Nimuvugane ukuri kose. Hari ibintu bikomeye cyane, nk'umukobwa ashaka kuba yarabyaye afite umwana, umuhungu akamukunda azi ko ari umukobwa, nabimubwire rwose kuti ngewe ndi nyina w'umwana, namubyaye uburyo ubu n'ubu, umwana araha n'aha, bimeze gutya. Mpamya ko abenshi urukundo n'ubundi ahubwo ruhita rwiyongera iyo uvugishije ukuri. Urumva? So hari umwana w'umukobwa wabeshye umuhungu, amenya kuwa gatanu nimugoroba nijoro nako ko umuntu yakunze atari umukobwa, afite umwana ugeze no muri tronkome, ko yamubeshye ahavuka n'imivukire ye, asanga ntari bwikura icyo kibazo, aremera, baragenda barasezerana ko uhereye uwo munsi ntabwo rwigeze ruba urugo. Birumvikana, ntabwo rwigeze ruba urugo. Niyo mpamvu nge ndangira bene data ko uramutse hari ibintu wamenya bikomeye, wakumva utazabyihanganira mu buzima. Yego, umva, simbizi niba ndi bube mbaye umwigisha mubi w'iby'umukiza Yesu, ariko ndamutse menye no kuwa gatanu jewe ko hari ibintu bikomeye ntabasha kwihanganira ku buzima bwawe, biroroshye cyane kugenda kubwira umushumba wanjye nti havutse ikibazo. Yego. Urakoze cyane, ibyo uvuga ni ukuri. Nta mpamvu yo kugira ngo umuntu yishore kandi yamaze kubona ingeso mbere, ahubwo yagerageza kugaragaza uruhande rwose, kuko hari kote faible, hari kote nziza na kote mbi, ukareka kwishushanya, kuko n'ubundi ntago wakwishushanya ku muntu mubana. Imana itugirire neza, ifashe imiryango, kandi Imana iguha umugisha mwarimu wacu ku mpuguro uhaye abakobwa n'abahungu ndetse n'imiryango muri rusange. Ngira ngo dusoze turirimbana iyi ndirimbo ya 363 kugira ngo bifashe n'aba bantu guhitamo Yesu. Ariko mbere yaho reka tubanze dusenge Imana. Mwadusengera.
nanone Uwiteka Imana ushimwe rwose, ushimirwe ko ukunda urubyiruko. Uhereye kera byanditswe byera bitwereka ko wajyaga urwifuza kugira ngo rukubyarire inyungu. Urubyiruko rugira umwete, urubyiruko rugira amaraso yihuta, urubyiruko rurakora, rukorana imbaraga, rugira imbaduko, ariko Satani ararwanga. Niyo mpamvu turi kuri ishene arabohora kugira ngo urubyiruko urugenderere, bumve ubu butumwa bwiza, maze bakosora imigendere yabo n'imyibwirire yabo n'imyumvire yabo. Urabizi ko urubyiruko rugize ikibazo n'igihugu kiba kigize ikibazo. Bashatse nabi sosiyete nyarwanda bigize ikibazo. Ubahe gukizwa neza kandi bagira amahitamo meza yo gushaka no kubaka ingo zabo. Tubyambaje ku bwese umucunguzi. Amen. Amen. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora